abo ku isomero muraho. Ibyo tugiye kugarukaho uyu munsi bamwe babyise uburozi buje kurimbura abakuze n'abato, abandi nabo bati ni ibitero Satani yagabye mu isi nyuma yo kureba abantu akabona barishimye baranezerewe arangije aravuga ati reka mbireme. Abandi nabo bati aya ni amayobera y'ibi binyejana bishya. Nimvuga ibi ngibi by'uburozi ushobora guhita utangira gushidikanya wibaza niba mu Rwanda hasohotse ibiribwa bishobora kuba bitujuje ubuziranenge bikaba byatangiye kugira ingaruka ku babikoresha. Oya, siko bimeze. Ndavuga uburozi bumaze gukindura amamiliyoni atuye isi tutibagiwe n'abanyarwanda. Nta mpamvu yo kugomeza kubitsinda, reka mbahishurire. Tugiye kugaruka kuri betting. Nimvuga iri jambo betting mwese muri buze guhita mutekereza ibyo mukina. Bamwe bihebeye utudege babaye abapilote, abandi nabo butuvugana bakanuriye ku matelefone yabo barimo bareba aho bashobora gutereka imitungo yabo, maze ubundi nyuma y'iminota itageze no kuri 5 bakagenda bakimanika mu migozi. Aya makuru asa nkaho ari mashya mu Rwanda kubera yuko higiye kureba inkomoko y'iyi mikino y'amahirwe mu Rwanda ntabwo irehamara imyaka myinshi cyane. N'ikimenyimenyi n'ujya kubara nta myaka 30 iyi mikino iramara muri iki gihugu gitoshye cy'u Rwanda. Ariko uko ikoranabuhanga rirushaho kugenda ryihuta mu Rwanda ni nako umubare w'abakina imikino y'amahirwe urushaho kugenda wiyongera. Ingibi kandi birajyana no kwiyongera kw'ibyago by'abakomeza kwiyambura ubuzima kubera iyi mikino. Uburozi twatangiye tuvuga ubundi mu Rwanda bwahageze ryari? Bizagenda gute kugira ngo umubare w'abakomeje kwiyambura ubuzima uhagarare biturutse kuri betting? Ese mu Rwagasabo umucunguzi azava hehe uzarengera urubyiruko rutakibasha no kwigurira ipantaro biturutse kuri imikino ya betting? Reka tugaruke ku mateka ya betting iri gusa kitanditse mu Rwanda, bamwe bakaba basigaranye ibyo bakenyereyeho gusa. Nitwa Emmanuel Gatararaganza, tugiye kubana. Iri ni isomero. Gutega ku mikino y'amahirwe bizwi nka betting bimaze guhabwa intebe no kuba umuco mu buzima bwa buri munsi bwa bamwe, cyane cyane mu rubyiruko n'abandi bifuza gukira mu kanya nk'ako guhumbya. Kumenya inkomoko y'iyi mikino biragoye cyane, gusa bivugwa yuko yakomotse mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubutaliyani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uko iminsi yagiye ishira, iyi mikino yakomeje gukura biturutse ku mukino w'amakarita ikwirakwira hose mu Burayi. Ibi bihugu ngarukaho ni nabyo byatije umurindi gukura kw'iyi mikino tubona uyu munsi. Abantu babarirwa mu mamiliyari ku isi bitabiriye imikino aho bifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga nka za casino n'ubundi butandukanye. Ibi bituma sosiyete z'iyi mikino zinjiza byibuze agera kuri miliyari 500 z'amadolari y'Amerika buri mwaka. Mu Rwanda honyine sosiyete z'iyi mikino y'amahirwe zikaba zinjiza arenga miliyari 640 z'amafaranga y'u Rwanda. Nawe uranyumvira aka kavagari, wowe twumva uri Nyarugenge cyangwa Kicukiro na Gasabo na Byumba na za Rubavu n'ahandi, ushobora kuba utekereje ku iduka ryawe ryagiriye muri iyi mikino y'amahirwe, cyangwa se ugatekereza ku magare, ugatekereza ku mitungo yawe, inka wahoze woroye, byose bikaba byarashiriye muri iyi mikino. Ngayo nguko rero izigera kuri miliyari 640 zirinjira mu Rwanda biturutse kuri iyi mikino y'amahirwe, ariko ayanga yakinjira mu mifuka y'abashinze izi business. Ibigo bikomeye ku isi bifite intego zo gufatira ishoramari bikarigeza ku isi hose kugira ngo bikorere agatubutse kurushaho. Nk'uko natangiye mbibabwira, buri wese yibaza igihe imikino y'amahirwe yaba yaragereye mu Rwanda ikomeje gucuncura urubyiruko. Abenshi bakiyambura ubuzima, abari abagabo bari bafite icyubahiro bagendaga mu mabenzi, uyu munsi bakaba bagenda babebera. Ariko si imikino ubundi yageze mu Rwanda ryari? Iyi mikino nk'uko imbuga zitandukanye zibigaragaza yageze mu Rwanda by'umwihariko mu mwaka wa 2004 nyuma y'uko igihugu cy'u Rwanda cyari cyitabiriye imikino y'igikombe cya Afurika cyabereye muri Tunisia. Mu mwaka wa 2005 nibwo iyi mikino yahise yemezwa, hajyaho n'ikigo cya mbere cya Lotto Rwanda, ibyatumye benshi bayiyoboka kuva ubwo ndetse ibi muco kuri bo. Kuva icyo gihe kugeza ubu mu Rwanda hamaze gushingwa sosiyete nyinshi zikora ibijyanye na betting, aho hari abatiga ku mikino bagerageza gufindura uburyo iri burangire, ibishobora kuyibamo cyangwa andi marushanwa atandukanye ashyirwaho n'izo sosiyete. Icyakora mu bagize iyi mikino umuco hari abo byakijije mu gihe gito, ariko nanone umubare munini n'abatarahiriwe nabyo bahitamo gukomeza kugerageza amahirwe, bakaba barabaye imbata z'iyi mikino ku buryo bamwe muri bo basigaye nta n'urwara rwo kwishima bagifite. Muri iki cyegeranyo turi buze kugaruka ku buhamya bw'ababaswe n'imikino y'amahirwe. Igihe yagiranye ikiganiro na bamwe mu rubyiruko rwayobotse inzira yo gukina imikino y'amahirwe, aho bamwe batanatinya kuvuga ko bazayivamo ari uko ubuzima bwabo bwahindutse bigaragara. Umwe muri bo utarashatse kwivuga amazina yavuze uko byamugendekeye kugira ngo yisange muri iyi mikino. Yagize ati, umunsi umwe turi ku ishuri twasohotse ikigo, umugenzi wanjye ajya kunyereka aho dukorera amafaranga. Uwo munsi ntabwo nigeze ndya, ubu ndashaka kuvuga ko natsinzwe, ahubwo niwe wariye. Kuva icyo gihe nta bindi natekerezaga kuko naravugaga ngo ubutaha ninjye. Nabashije gukina ndarya mu mwaka wa 2019,
nta mafaranga twagiraga nk'abanyeshuri, ariko kuva icyo gihe amafaranga nahabwaga no mu rugo mu gukoresha ku ishuri nta kindi natekerezaga uretse betting. Icyo gihe nabibonye nk'umushinga, ishuri nariteye umugongo, abandi barakomeza, njye nigira muri ibyo bya betting. Mugenzi we yavuze ko umukino wa betting wamutwaye akagira aho yifuza kuvamo ariko nta garuriro bigifite. Ati mama wanjye yanandebye abona ibintu byose byarananiye, asaba papa ko banshingira umushinga wo gucuruza inyama. Bampaye ibikoresho byose bifite agaciro ka miliyoni n'800 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko umukino sinigeze nkwibagirwa. Icyo gihe narategaga nkatsinda, ariko sinyaranguze ahubwo nkayasubizayo. Ati kubera gutekereza nabi rya duka nararitanze bama miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Ntabwo nigeze ngira ikindi ntekereza, ahubwo natekerezaga kwigira umushinga umuzungu. Byarangiye nayo ayariye, ariko na n'ubu ndacyatega nshaka miliyoni 84 nizo zamara agahinda. Amafaranga ashorwa muri betting sayo umuntu aba afite mu ntoki cyangwa kuri banki, ahubwo bigusaba kugurisha ibyo ufite byose, ayo babonye bakayashora muri betting, bagasigara nta n'urwara rwo kwishima bakeka ko bazakuramo ibya mirenge. Icyakora nubwo bimeze gutya, abenshi iyi mikino ikaba yarabagize imbata, arababashije kubyigobotora. Uwitwa Karangwa Vedaste uzwi nka Papa Messi yagize ati, aho kugira ngo nongere nishore muri betting, nacukura umwobo nkishinguramo, kuko n'ubundi nta rupfu rurenze kuba nshaje nagiraho naha. Betting yaranyishe ingira umucakara. Nari mfite moto zanjye 2 ariko birangira zigiye zose aho gutera imbere. Papa Messi yakomeje agira ati, iyo winjiye muri betting birangira ari yikwiyoborera kugeza nubwo wibagirwa nabo wabyaye. Nabonaga ibihumbi 10 ku munsi aho kuyaha umuryango nkayajyana muri betting. Si Papa Messi gusa wafashe moto ze ubundi akazishyira ku isoko akayoboka ya betting, kuko hari n'abandi bavuga ko iyo amafaranga ya betting yabuze bitabaza ibikoresho bafite mu nzu bakajya kubigurisha kugira ngo babone menshi kurushaho. Ariko si ubundi ko twakomeje kugaruka ku bya betting tugaragaza abo byagize imbata, abenshi batakigira n'urwara rwo kwishima. Ingamba mu kurwanya ababatwa na betting zo zaba ari izihe? Umuyobozi nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abakora ibijyanye n'imikino y'amahirwe mu Rwanda, Mushimiyimana Jean Claude, avuga ko kuva mu bubata bw'ibyo bikorwa bigirwamo uruhare rwa mbere na nyir'ubwite, ariko n'inzego zibishinzwe zikabikurikiranira hafi. Ati iyo ari inyangamugayo araza akabitubwira, akatubwira ati bivamo byarananiye muzance kuri iyi mikino y'amahirwe. Ikindi kandi n'uwo bashakanye cyangwa undi umufite ububasha mu mategeko ashobora kubimusabira. Mushimire yavuze kandi ko gufasha bene aba bantu ari ukureba amafaranga umuntu ashyiraho buri munsi. Ati turareba tukabona ko umuntu ari kubimbata, ikindi rero cyiza ari ukwigisha. Ariko se birashoboka yuko uwabaye imbata n'imikino y'amahirwe ashobora kubigobotora? Abahanga mu guhangana n'indwara zo mu mutwe bagaragaza uburyo butandukanye mu guhangana n'ibyago byo kubatwa no gutega ku mikino y'amahirwe. Muri ubwo buryo harimo kuganiriza abaganga bo mu mutwe icyo kibazo, kugabanya incuruga n'ibikorwa by'imikino y'amahirwe, kwita ku mategeko n'amabwiriza agenga gutega no gukorana n'ibigo byo gutega ku mahirwe byemewe n'amategeko. Mu bihugu byateye imbere habamo ibigo ngororamuco bijyanwamo ababaswe n'imikino y'amahirwe. Ibi bikaba ari byo biteganwa gukorwa mu Rwanda nk'uko bigaragazwa na Mushimire Jean Claude. Yagize ati, politiki nshya rero izadufasha kubona ikigo kijyamo abantu babaswe bakigishwa bakagaruka mu bandi ububata bwarabavuyemo. Kugeza ubu ikigo gihari nicyo mu karere kiba mu gihugu cya Kenya. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwashyizeho amategeko mashya agenga imisoro ku mikino y'amahirwe kugira ngo ruhangane n'iki kibazo kiri gutuma urubyiruko rwinshi rwangara. U Rwanda rufite intego z'uko mu mwaka wa 2027 ruzaba rwaramaze gushyira ku murongo imiterere y'imikino y'amahirwe ndetse n'umusaruro uyivuyemo ukazajya wiyongeraho 5.7% buri mwaka. Mu mwaka wa 2030 kandi ikigero cy'ababatwa n'imikino y'amahirwe kigomba kuba cyaragabanutse ku kigero cya 60%.